Guhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro byacu kuri channel yacu Miss Theoni. Nk'ibisanzwe turagarutse ni muganga Theophile muri kumwe uyu munsi mu kiganiro tugiye kubaha. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku ngaruka umukobwa cyangwa se umugore ubyaye ageze mu myaka 35 no hejuru yaho ashobora guhura nazo kandi zikomeye cyane. Bana natwe rero niba utarakora subscribe nyamuneka yikore dukomeze twubaka umuryango mugari warengera ubuzima. Kandi niba hari ibindi wumva twaganira, izindi ngingo wumva twaganiraho, twandikire muri komenti dukomeze twungurane ibitekerezo. Hari abantu benshi bagenda bakituriza bakumva ko bagomba kumara imyaka myinshi kugira ngo bazubake urugo. Ugasanga umuntu arenza agira imyaka 35 atarabyara. Bano bantu rero ngiye kukubwira ingaruka bahura nazo kandi zikomeye cyane iyo bagize amahirwe yo gusama muri iyo myaka. Ingaruka ya mbere, abagore bari hejuru y'imyaka 35 baba bafite ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso mu gihe batwite. Kiriya gihe rero agize umuvuduko w'amaraso agira ibindi bimenyetso ari byo twita preeclampsia. Hahandi umubyeyi ashobora kugira ibimenyetso bigaragara nkaho ari umuntu urwaye igicuri. Murabyumva kuba wamera gutyo utwite ni ibibazo bikomeye cyane. Ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni igihe ko umubyeyi aba ashobora kugira ibyo twita diabete gestationnelle. Iyi diabete gestationnelle rero ni indwara y'isukari umubyeyi agira muri cya gihe aba atwite, byatewe nuko umubiri we wananiwe gukoresha insuline neza. Akenshi ahangaha haba habaye imihindagurikire haba habayeho imihindagurikire y'imisemburo, ya misemburo yahindagurika ntikoreshe insuline neza, umubyeyi akaza kugira ibibazo ku buzima, akaza kugira biriya bibazo byose ndi kubabwira. Ikindi kintu kiba hano muri iyi myaka nuko umubyeyi ashobora kubura imbaraga zo gusunika umwana. Akenshi muri iyi myaka ugasanga agiye gukorerwa cesarienne baramubaza. Ikindi kibazo ababyeyi bahura nacyo muri no myaka ngo agira ibyo twita agira ibibazo bya placenta. Hari uburyo umubyeyi placenta yomoka cyangwa se iza mbere yuko umwana aza. Ibyo rero nabyo ni ibibazo bikomeye cyane kuba nyababyeyi yagira ibyo bibazo. Akenshi biba biturutse ku kuba yarasamye muri ya myaka iyo twita twebwe age avance. Ikindi ahangaha hari n'abandi bagira ibyago byo kudasama. Nukuvuga ngo iyo ugeze muri iyi myaka 35 za ntanga ziba zaragiye zigabanuka, buri kwezi imwe ivaho, buri kwezi indi ivaho. Uko ziri kugenda zigabanuka, izisigara zigenda nazo zicika intege. Kwa gucika intege rero bishobora kuguteza ibibazo byo kudasama. Benshi usanga gusama bigorana. Niyo mpamvu rero hano twe tugira abantu inama ko mwabyara hakiri kare. Kubyara hakiri kare rero ntago ari ukujya kubyara nanone munsi y'imyaka 18 utaruzuza imyaka y'ubukure. Na cyane ko nanone bari abana babyara nabo bari munsi y'imyaka 18 hari izindi ngorane bahura nazo nabo zikomeye cyane, kuko baba bataruzuza imyaka y'ubukure, nyababyeyi yabo ibitarakura mu buryo yiteguye kwakira umwana kandi bikagenda neza. Nkomeza mbashimira rero mwese mudukurikiye, mwese mubana natwe, mwumva ibiganiro bivuga ku buzima, mujye mudufasha mubishyikirize n'abandi nabo bige. Nyamuneka hari abantu benshi bakeneye kwiga ibintu bijyanye n'ubuzima, ariko rimwe na rimwe ugasanga babuze aho bakura amakuru yizewe. Amakuru rero nahangaha wayasanga kuri iyi channel yacu Miss Theoni mu kiganiro rengera ubuzima hamwe na muganga Theophile, aho nkubwira buri makuru yose ajyanye n'ubuzima. Gerageza rero aya makuru yasangiza inshuti zawe, uyahereze bagenzi bawe babashe nabo kwiga byinshi bijyanye n'ubuzima. Ubutaha tuzakubwira ingorane zikomeye cyane ziba ku mwana batwise muri ya myaka nyine iri hejuru ya 35.
hanyuma wumve uburyo ari ikintu buri muntu wese agomba guhereza agaciro. Byibuze gerageza ubyare hagati ya myaka 35 na 18. Niyo myaka myiza, niyo myaka umubyeyi aba agifite imbaraga, nyababyeyi bifite imbaraga zo kwakira umwana. Mukomeze mugubwe neza rero, mukomeze mugire amagara mazima, mugire ubuzima buzira indwara. Uwiteka akomeza biteho kandi abarinde ububabare ubwo ari bwo bwose.